naha turimo kubaza kuri Muhazi Rayon Sport rero Kazungu mbere ko tujya kuri match ya Muhazi usenge cyane hatazi indi baruwa rwose isaba ko umukino usubika kuko nabonye amabaruwa yabaye menshi uratangiye ibarura yose bigenze bite birashoboka cyane ko ibaruwa ishobora kuza rese ko ndi kubona amabaruwa acicikana ya buri kanya ibaruwa siva hejye hekanye abantu nta kintu kigaragaza ko aperi uretse kubyumva kigaragaza ko aperi yanditse rero twashatse ikimenyetso na regisi turakibura na Rika nabo turi kumwe na Samira nyamara muri itonde bavuga ati nyamara aperi zakina na polisi kuwa gatatu abantu nyamara ngo ntabwo match kibaye aperi yayanze Kazu izaza se match ya polisi kandi Jangwana tubwiye n'umutego n'ibitego Jangwana avuze ati polisi y'abakini bakamba arabatuye ndayitera byinshi umuntu witwa Mashami ni inshuti yanjye reka musuhuze cyane rwose ndongera kumubwira ko nabonye Gihozo yiramanta guranyobokeje nabonye Gihozo yiramanta hayisigara maze gupigwa ubwo namasha murashaka kumutuma misiyo nta misiyo mutuma ahubwo ndamwibutsa ko ibyo yakoze kuri Super Coupe ndetse n'igikombe cy'ubutwari rwose abanyarwanda bamwishimiye kandi Mashami rwose n'umuntu twikundira twebwe Mashami ubwo rero Mashami izo ndamukanyo zabasirize mugereho rwose ubwo rero humura izo letre ntazi hari match ya polisi iraharejo deo ntazishaka fande ibyo amabaruwa ntayashaka ibyo yarabisanze bamubwira ngo derby ngo ari kuba ku munsi wa gatatu ngo barayisubika ngira ngo nawe arimo kubyibaza bayisubika bati ibyo bintu by'amabaruwa ngira ngo baza babimuhimbira ariko baravuga ati nka generali bimurangaje nasagira ubwoba nibyo dutegereje kureba natwe ubwo ibyo amabaruwa byo bishyire ku ruhande nta baruwa ihari ku murongo uko zikurikiranye polisi kuwa gatatu ariko impungenge muri kuzumva cyangwa ntabwo muri kuzumva genda zuva impungenge ze ariko ati se by'amabaruwa bimeze bite ngo ko ibaruwa ziri gucicikana cyane genda zuva impungenge ze muratangiye none ubu aperi mugiye kwita ikipe y'amabaruwa ubu ngubu timu ya baruwa ikipe ifite ibikombe bitanu bikurikiranye ya champions imaze 43 ntawe ukoraho wasiri FC Baruwa ibyo tuzajyana umwanya wo kubiganiraho ku munsi wo gatanu turabafite hano wasiri n'imikino 8 mudahagarikwa ikipe yose murasya mutanzitse atatu ariko agataho ntabwo akurikiye Taifa yavuze ati yasibibono bono je mufite ikipe ya Muhazi nayo Taifa abona muri uwo mujyo ariko witonde muri Muhazi harimo umuntu witwa Migi akareka mbabari kandi Migi yari bibiri ku busa bya hari ingingo bigesera ariko Musanze yagoye yatsinze rero arere twari muri Musanze by the way mwambaje ikintu cyatumye Musanze zishize ariko uyu munsi ugiye mu kibuga wabona ari tutabeshyanye nicyo cya Migi none umuntu umenyera ibyo yibuze se muri Bugesera nanjye cyo ki yibuze muri Muhazi cyo ndi kwibaza Muhazi sirwa na Bugesera ariko Bugesera yisuye Muhazi wijyanye na Musanze cyo wakwaka president wayo cyose arakiguha atite ngo birakoreshwa iki mu gihe Muhazi no gukora imyitozo abakinyi badakora imyitozo ntubizi rimwe na rimwe bari bagiye nibo yo kipe yagaragaza ikibazo cya mikoro n'ubu tuguciye mu ijambo Musanze turayigaruka mu kanya nyuma ya wasira ubwo narivuze muri uwo mujyo no kubaza ngo ni bingahe ku munsi w'ejo umukino ikipe ya Rayon Sport izakina yakira ikipe ya Muhazi ku isaha y'isamo yazuzuye hari abantu bashobora kwicara bagatekereza ko twebwe Rayon Sport turimo turabara derby oya match ni saa moya wasile ndaguciye mwisha oya ni saa moya nibyo wakomeza yego ikipe ya Rayon Sport ntago turimo turasimbuka umukino wari wo wose kuko ubu none aha turimo turabara umukino wa Muhazi ikipe ya Rayon Sport igomba gukina ku isaha y'isamo ya ku munsi w'ejo kuwa gatatu ni nayo mpamvu ku bantu bari kwinjira muri systeme bakanza akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego amatike ari muri systeme aka kanya amatike ari muri systeme abantu bari no kugura ari benshi dukomeza kubashimira bamaze kugura amatike niyo mpamvu rero kubera ko tubizi ko ikipe ya Rayon Sport nta kipe nimwe iri kuri ubu butaka bw'u Rwanda
iri ku rwego rwo gukina nayo haba mu kibuga hanze y'ikibuga, ubukomere bw'abakinnyi, ubukomere bw'abayobozi, buri kintu cyose ikipe ya Rayon Sport iri kuri level y'100% kuri buri kintu. Niyo mpamvu ntabwo dufata match yari yose ngo iyi ngiyi ngo iraruti oya, ni match zose tugomba gukina duhereye ku murongo. Ubwo rero turimo turabara match ya Muhazi, nivaho tuzajya kubara tuzajya dutangira kubara na match ya Barwa FC tuzakina ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2024. Niyo mpamvu rero match yo ku munsi w'ejo niyo match twiteguye twebwe mu ikipe ya Rayon Sport, kandi turizeza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko ntabwo twebwe dutsinda cya kindi kirisha abantu umutima handi match ijya kurangira umutima wakuriye mbese ngo batwishyura mbese Rayon Sport match yayo ni match ya spectacle, match yo kunywa gakawa kawe, match yo gusoma kuri Martona, match yo gusoma kuri Skol Lager, ibyo kunywa byose ubu binywa kuri match ya Rayon Sport nta hantu sohokera. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gutekereza ko indi match turimo turabara match ya Muhazi, kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ibyo mwamenyerejwe muri iyi mikino 8 muraza gukomerezaho mwibonera ibyishimo nk'uko twabibasezeranyije rwose. Iyi FBI twabonye ko ari izina rishya, FBI kwizwi cyane ari igitangaza muri Amerika, ubutasi bwo muri Amerika sibyo ra? None Rayon Sport muricara muravuga ngo mujya guhura na mukeba mugomba gukoresha FBI cyane rwose. No kugira ngo mukanga bakeba FBI mwayitekereje gute? FBI rero ni impine y'amazina y'abataka batakira ikipe ya Rayon Sport, ubutatu butagatifu bw'ikipe ya Rayon Sport buhagaze imbere gushakira ibitego ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ubanze muyambika ikamba ryayo nk'ikipe imaze kwinjiza ibitego byinshi muri shampiyona kandi ikindi mikino mikeya. Ibitego 15 17 ibigabanya amfura 17 byagezemo cyane. Ikipe ya Rayon Sport imaze kwinjiza ibitego 17, yinjijwe ibitego 2. Niho nabyibesherezaga yari izigamye 15. Yego nibyizigamye. Yego ikipe ya Rayon Sport mwongere mu hikamba ryayo kuko ifite umwataka ukiri imikino mike cyane kandi yobaye bamaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Super striker Faringanye ibitego 6. Uyu mwataka witwa Faringanye utsindisha umutwe, utsindisha akaguru k'indyo, utsindisha akaguru k'ibumoso, utsindisha umutima, utsindisha agatuza, utsindisha inda, utsindisha ivi, ingingo yiwe yose iri ku mubiri we yagenewe gutsinda igitego. Nabonye utaka uvuga ngo nagabanye ibitego. Ibitego urabona bikabije kuko mbere yuko ajya mu kibuga waravuze ngo kubona nomero ye yambara y'ikirenge ngo biragoye, uvuga ibigwi by'ataraza. Ese ubundi wabyizezwaga n'iki kana atarakandagira mu kibuga? Uyu mukinnyi ni umukinnyi wabaye top scorer wa shampiyona y'igihugu cya Senegal. Uyu ni umukinnyi wanyuze mu gihugu cya Morocco. Uyu ni umukinnyi Rayon Sport yavanye muri D2 muri Czech Republic. Imboni z'amaso yacu ntabwo twebwe tujya Rayon Sport ijya ku isoko ntabwo yarebaga ngo umuntu uzaza gukina shampiyona y'u Rwanda. Oya, turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga. Ayo marushanwa mpuzamahanga rero akinwa n'abakinnyi mpuzamahanga. Uwo mukinnyi rero ni Faringanye atarajya no mu kibuga atarakina. Kazungu twaraganiriye kenshi ndakubwira ngo umwata kuje mu Rwanda numwata kuboneka gake cyane gashoboka. Numwataka usibye ko we atagize amahirwe yo kuvukira ku mugabane w'Iburayi, ariko yaza kuvukira nk'Iburayi ni umuntu uri kuri level za ba Lewandowski, ni umuntu uri kuri level y'umwataka nka Erling Brot Haaland, wa mwataka wujuje ibishoboka byose. Niyo mpamvu rero atangirira iki gice cyacu gisatira cya FBI Faringanye, Faringanye hakaza rero B ni Basane. Ntagaragira amahirwe yo gutsinda igitego muri shampiyona, ariko kubera ko mu Rwanda tutajya dukora statistique zimbitse, numwe mu bakinnyi aka kanya mu ikipe ya Rayon Sport bamaze gukereya chance nyinshi. Dufashe nk'urugero match ya Gorilla yayitsinze wenyine, niwe watanze assist ku gitego cya mbere, yakoreweho penalty ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo igitego cya kabiri kuri match ya Gorilla. Uwo ni Aziz Basane turi kuvuga. Hakaza umukinnyi waje mu ishusho nshya witwa Iraguha Haji. Yewe cyamaze imisari mu bihe bye pe aguruka aho nta montage ushyizemo, afite n'ibitego binereje muri abantu kuri ya pass y'igitego cya mbere yatanze arimo kugwa, yatanze assist. Uyu mukinnyi ni isura nshya, ni umukinnyi mushya.
ni umukinnyi dushimira cyane umuntu witwa Ticha Robertinho kubera ko akoze akazi gakomeye cyane kugira ngo tubone uyu muwinga impano yari imurimo. Twebwe twamubona nk'umusimbura tutatenyera ko ngo yarafropinze rwose. Twarabato n'urwego rw'amakipe matoya uyu mukinnyi wa Rutsiro seze ebyiri nta musaruro ya gatatu asoza amasezerano nawe wabonaga yuko yashaka ni masezerano. Uyu mukinnyi rero iyi seza amaze gutsinda ibitego binamaze no gukora assist ebyiri. Uruhare rw'ibitego bitandatu muri iyi mikino 10 ikipe ya Rayon Sport imaze gukina. Ubu busatirizi rero bw'ikipe ya Rayon Sport ntabwo twakubatse ngo dukine n'aya makipe yo mu Rwanda kazungu. Atagira n'ikipe n'imwe iza kwipima ngo turaza gukora defense yacu bikirirwa bareba video. Buri match bazana gashya. Niba abantu barabonye igitego cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yasinze ikipe ya Vision ninde muntu wagitsinda muri uru Rwanda. Ariko turi mu cyerekezo cy'uko nyine ibyo Taifa avuga ati ni bibonobono. Ibyo bibonobono rero Taifa avuga ati ni amakipe matoya Kazungu Clever. Aroti ibyo Rayon Sport ishobora kubikora kuri APR y'abakrema y'abasuwane. Ibyo bibonobono nejo rwose gutera muhazi bitatu ikitayira ikisubirirwa magana biroroshye. Ariko kuwa gatandatu kuri Batadeo Rwanga Kazungu Clever ndakumenyesha ko izo kipe ari kwita ko zisanzwe zoroshye nawe yahuye nazo. Ariko reka twibukiranye amakuru yagiye ava muri uko guhura kwabo. Ikipe ya APR yahuye n'ikipe ya Vision. Penalty ebyiri zitavugwaho rumwe niko batsinze match ku bitego 2-0. Penalty ebyiri zose zitavugwaho rumwe. Ikipe ya APR yahuye n'ikipe ya Gorilla. Iyo match yari y'ubusa ku busa birangira imibare n'abacanze baricanganyikisha kubera gucengwa cyane bashyiramo abanyamahanga barengeje umubare baterwa amagaye ibitego 3-0. None si ibyo bibonobono ko nge nabitsinze we agatakaza kuri byo muramuvugaho iki kweli? Na match ya Rutsiro even nagiye kwitsindira awe yari kube kwitsindira mu rugo byarananiranye. Namara ufite zimwe mu ngingo zumvikana kuko bose uretse ubundi ikipe ya APR uretse AS do Kigali bakenye muri no weekend ishize reje ubundi nawe yakinye n'izo kipe ni noya bose. Bwana Wasiri tugenda tugana ku musozo kuri match y'ejo niki wabwira abakunzi b'Isaro ry'Inyanza murera y'Abanyarwanda ikipe y'Imana? Ndahamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nta match n'imwe bazaza kureba ngo batahe bababaye. Niyo mpamvu rero ushaka kuvoma ibyishimo azarebe match ya Muhazi igomba kuba ku isaha y'isa moya z'ijoro kuri uyu wa gatatu. Ibiciro ni bisanzwe ni 3,000 ahasanzwe hose, hanyuma ni 5,000 ahatwikiriye. Inote y'10,000 muri VIP ni 20,000 muri VVIP. Ubu mugiye gusobanukirwa icyitwa umupira w'amaguru. Abantu bagiye kuza babone icyitwa umupira w'amaguru. Possession nk'iya 90%, amashota agana mwiza amageramo kuri 60, ibitego byinshi, buri kintu cyose kigize umupira w'amaguru ikipe ya Rayon Sport kigwa muri HD. Muri full HD. Niyo mpamvu rero twebwe muri iyi sezo dufite hashtag ivuga ngo Rayon Sport irabikora. Niyo mpamvu umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport kumva Rayon Sport yakinnye, yaba ariyo yakiriye match yaba atariyo yakiriye match, usabwe kujya uri ku kibuga kugira ngo ukomeze uhabwe kire wandikiwe na Aziz Basane na Folngany na Iraguha Haji, ugashyiraho captain Muhire Keve. Iyi sezo umaze kwandika assist 7 Adam shakira muri championnat za hafi aha urafite imibare nk'iyo ngiyo. Assist 7 amaze kuzikora. Adama we umushyira he? Adama Bagayogo rero ni igisobanuro cy'uko indi byara Mweru na Muhima. Ni gute musobanurira ko igihugu Adama avamo ari nacyo uriya w'inyuguti y'abavamo? Banu wese kandi Banu Ramini Ba ari cy'umunenga se? Ari cy'umunenga Ramini akina iminota bamaze gukina iminota ingahe? Minota w'umwuka sinzi ikibazo gihari, ariko ubwo umutoza we birasaba ko bireba. Uyu mukinnyi ukiri muto rero we witwa Adama Bagayogo amaze gukina iminota itaragera no kwijana ntiragera rwose. Amaze gukora assist 3, amaze gutsinda ibitego 2. N'umusimbura nta gatura mu mwanya wo gutangira gukina. Umukinnyi ukina iminota mike ishoboka
statistique amaze gukora assist 3, amaze gutsinda ibitego 2. Iki nicyo gisobanuro cy'uko indi ibyaramweru yanabyaye Muhima pe. Hagati aho ngaho Omar Nyingi ni muzima 100%. Yarakize ku munsi w'ejo amakuru meza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagomba kumenya nuko yanakoze imyitozo yuzuye ari kumwe na bagenzi be bari kwitegura match ya Muhazi. Igisigaye ni igipimo cy'urwego yari amaze kugeraho ugereranyije n'abari bamaze iminsi bari gukina, aho niho hari buze kuva icyemezo cy'uko umutoza ari buze gufata icyemezo cyo kumukinisha cyangwa se akaba yamubikira. Ubwo ndavuga match ya derby ntabwo mvuga ejo. Derby mukanya twavuze ku mpande zombi abakinnyi b'abakongwe bagomba gukina derby. Sefu simushidikanyaho nabonye asimbura ejo ashobora kubanzamo cyangwa nanone agasimbura, ariko ku mpande zombi twarebye abakinnyi b'abakongwe. Nababwiye ni Rwanga nta korwa kuri 6. Abakongwe bashobora gukina match nsanga Omar Nyingi ari umwe mu bakeneye kuri derby. Omar Nyingi arahari cyane kuri derby arahari. Ahantu harimo akadauti gatoya ni kuri iyi match kuko urumva akoze umwitozo wuzuye umwe wo kuwa mbere. Uyu munsi nabwo nukuza kureba niba ari buze kongera gukorana na bagenzi be, ariko umuntu witwa Omar Nyingi confirmed azaba ahari kuri derby 100%. Bwana Wasiri dusoza reka Samira gufitiye ikibazo. Wasiri ku munsi w'ejo twabonye waragiye gusura aba basore b'ikipe ya Rayon Sport Omar Nyingi ndetse na Adama Bagayogo na Kadime Ndiaye. Waba warugiye kubaha ubutumwa bwo kuri derby cyangwa wabaha ubutumwa bwo kuri match ya Muhazi United mufite ku munsi w'ejo? Ni byombi kuko mbere yuko mbasura cyangwa bashyira ubutumwa basanzwe ari inshuti zanjye, ubundi ni inshuti zanjye n'abavandimwe banjye, ariko baba n'abavandimwe kuko nshoboye kubavugisha, kuko ntabwo baba abavandimwe bari mudashoboye kuganira nyine ngo mwumvikane mu rurimi. Nari nagiye kubasura ku munsi w'ejo rero. Ubutumwa nari mbashyiriye ni ukubashimira cyane n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Hari icyo babashimira. Nahuye na Adama baramushimira uburyo amaze kwigaragaza kandi ari umukinnyi ukiri muto ku mwaka w'ibambere arimo arakora ibitangaza. Mwabonye ko nahuye na Paul Ngari wa shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru. Nahuye na Hadim Diaje umuzamu ufite clean sheet nyinshi muri shampiyona. Wari umunsi mwiza wanjye wo gusura inshuti zanjye n'abavandimwe, ariko nongera kubibutsa ko akazi bamaze gukora ntago ari kenshi nk'agasigaye dufite imbere, ariko ntago derby ntago yanjyanayo ko izaba ari match isanzwe cyane, ngira ngo tuzanabikomerezaho nyuma ya match tuzakina bwa gatatu. Nzakomeza kubwira abantu ko ni match isanzwe cyane itazanasaba Rayon Sport imbaraga nyinshi nk'izo yakoresheje kuri Vision, imbaraga nyinshi nk'izo yakoresheje kuri Gorilla. Match yakomereye Rayon Sport muri iyi season ya Gorilla niyo match muri gukomerera kurusha izindi zose muri iyi season. Bwana Wasiri reka tugushimire tunakubwira congratulations kabisa, uri umwe mu bajene mu gihugu cy'u Rwanda bahagaze neza. Uburyo bwawe wazanye bwihariye kandi abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda rwose bamaze gukunda, umaze kwigarurira imitima y'abareyo benshi. Sinzi niba niyo abakunzi ba PRS barayigaruriye. Imana iguha umugisha. Abakunzi ba PRS nabo barankunda. Ntabwo aperi ifite Jangwani Rey kagira Wasiri. Ubwo bakunda Jangwani. Sinumva ko umuntu nibura yisekera akaruhuka. Jangwani na Wasiri. Urakoze cyane. Reka tukwifurize amahirwe masa ku munsi w'ejo Bwana Wasiri. Reka mbashimire cyane ubwo nahejo muza kubona ibindi bitangaza bishya bitaraba muri shampiyona. Amen. Uwo ni Bwana Senzana nasomye. Wasiri. Senzana nasomye bavuga ngo Ngabo Robin ashaka kuba umunyamabanga ngo Wasiri akaba umuvugizi. Nibyo biri kunugwanugwa. Nibyo kandi ntabwo byabitwaye. Wasiri azi kuvuga cyane. Wabonye ko yatangiye kwambara amakositimu. Ejo yambaye kositimu cyane. Byose nyuma yaho anakacitswe imodoka. Yahawe n'imodoka Ngabo Robin y'akazi. Iyo namenye yagendaga iyo namenye bahaye umutoza. Ujya hari indi ntoya bahawe na ya company. Niyo company yabahaye ebyiri. Yabahaye ebyiri. Harimo yadiriye na namenye. Buri umwe yarafite imodoka. Ubwo rero kandi bose ntabahari.
Nuvuga ngo Ngabo ashobora kuza kuba SG bwana Wasri akaza kuba umuvugizi. Ngabo n'umwe mu bakozi bakina hano batoya bafite ingufu zo gukora cyane babirimo cyane. Izi nshuro nyinshi namwirutseho ngo tumupakire tumuzane inde condo yarananiranye ariko naharameze neza. Ntabwo ari ikibazo cyo kumera nabi cyangwa neza kuko umwanya we wari uhari cyane. Hirari Butera twahoze tuvuga ngo amaze iminsi ari mu ntara mwakorera mu ntara mbona umwanya nzareba match ngo nawe derby rwose ngo arumva ayikeneye kuko nari mubajije se ni gute wabura umwanya ku gatandatu arawatumutse nkorera mu ntara ati maze iminsi ndi mu ntara. Okay. Ubwo rero iyo yari Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club cyane ko no ku munsi w'ejo tuzazigarukaho babyiyumviye ariko tubararikira ko kuwa gatanu mu masaha atari hasi y'abiri cyangwa se abonye Tadeo bimeze bite. Abonye amafoto bavuye muri Forza nibwo bagisohokamo. Bavuye muri Forza rwose. Yasohotsemo wayibonye amafoto. Niyo mbikureba hano. Nari kuri foto abari kuri YouTube channel yacu. Iyi ni breaking. Regis yarabati icyatumye apfa ashkwana na n'uyu mutaramu Sadati. Sadati yaje kuyoborerwamo. Uvuga wajya gukora ibintu. Uri perezida kandi ufite kuyoborera umeze uri telecommande. Gusa icyo nabwira abafana hatazajya umuntu ucikanwa n'iki kirori. Twititeye bizava mu kibuga iki ni ikiro kidasanzwe kandi amatike arimo kugurwa yihuta cyane niba mu byiciro bitanu by'amatike bitatu bimaze gushira ejo nituvuga icyakane ko kigiye nacyo hari abantu bashobora kuzicara mu myanya itariyo cyangwa bakahomba derby kubera kwanga kugura tike hakiri kare. Derby kuwa gatandatu saa 10 cyane ko no kugeza kwa kane ibiciro bizaba byanazamuka. Hari ikintu nibutse uyu mugabo afite imodoka ya mbere mu Rwanda si ya mbere ariko ishobora kuba iri mu za mbere. Ubwo bari kuri YouTube channel yacu ya ndetse n'umutaramo muri Forza ngira ngo niyo nyirayo niyo nyirayo ahubwo uyu wa Forza ubwo ni foto niba Range Rover barambwa atafite gari hatari ubwo imennye muri derby nayo ibyo byo kugura gusa abandi babataramu bazi ngo imodoka agura ni yihe kubera iki yitwa nde sitwa Olivier nawe sinzi sinariki ariko mubonye isura ntibuka ko bamubwiye batuyu afite imodoka hatari ariko nugeze kujya ku business ntibyanakunda ntibyakunze ariko hari umuntu muganira niyo bitagenze neza ariko ukabona ko no umuntu umugabo bazungana bari ni Burayi yego kabisa afite communication skills Burayi cyangwa mu Amerika ziri ku rwego rwo hejuru yitwa Eric nyiri Forza si abantu bahugurika bagena bamukunze nkunda umuntu abongo ni smart no mu bwonko ibintu byose ubwo iyi foto rero iriho Claude Mushimire irimo Thierry uyu yabaye muri Beka yabaye ubanza Thierry yabaye muri Tigo kera yabaye muri Tigo ariko urabona ko yariye kabisa barihaye ntabwo hari uriya ni Rukundo Patrick ndi kureba se cyangwa uyu wegereye Boss Eric wegereye Mushimire kandi ari vice perezida wa Rwagacondo ntabwo yari kure yanjye Rwagacondo Dr. Rwagacondo Emile hakaza nyiri Forza Boss Eric n'ubushambwe ko ari nyirayo hakaza muvunyi uhera ahubwo ninde uhera muzino muri Forza ariko sinzi izina rye okay no ngo Rayon Sport ikomeje gushaka abatera imiriro ko aribo babiri bayifatanije aribo banyirayo ariko rero Kazungu Clever ubu bwino Regis aze gukurikirana iby'abasifuzi ajya bimenya afite Range Rover 2023 Range Rover 2023 kuko ubwo ni nk'iya Haji mudaheranwa nayo ndumva ari niyo mwaka ushize nayo Regis ibintu by'abasifuzi ujye bimenya cyane amakuru ndi gukuru yitwa rwose ngo Moyize oya niwe musifuzi araza guhabwa derby atinya bitari by'amaranga ngo Moyize Murindangabo bitari by'amaranga muri Kazungu nanjye ntabwo navuga ngo turabaheza nguni ariko turi babantu tuhandura kantu niyo kabari gato tutakarenza tenye umutwe uribaza umuntu kugira ngo tumuhurizeho Moyize rwose amakuru ari ibintu bya ejo sinababwiye ko hagati ya Murindangabo Moyize n'umuntu witwa Celestin hagombaga kuvamo umwe ngo ku ruhande ko hagati ya Celestin na Murindangabo hari uwitwa Valerie Simuzi bareza mumva ariko Hamisi ninde Hamisi ejo nabikubwiye Regis Hamisi ni asifura ku ruhande abo nabo ku ruhande ura Robert utayisire ngo baravukana Big Brother we ubwo abo bane ni wari ukubwe uyu ubanza biro bita Audrey wacu hari ubanza avukana muri marketing uyu ubanza avukana n'uriya mundi ye baravukana ngo nimba kandi koko bafite agasangira barabibona hari ukuntu ureba n'inzobe urirabura ariko reba amatwi urebe
cyane no mu maso ariko ubwo Regis udufashe unatumenyere ya mikino ya gisirikare uko yarangiye media officer wa Republican Guard Bwana Rugangura Axel nigeze updating kera wari banywa amatwi ahagaze nkaya ngo nabantu bo gutinywa cyane baga bafite ubwatsi ngo nabahanga